kandi arambwira ati amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo tuyazigame ngo uyagire ubwiru kuko igihe kiri bugufi. Ukiranirwa agumye akiranirwe, wanduye mu mutima agumye yanduje, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. 12. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Amen. Amen. Nakoresha umwanya mutoya kubera ko bavuze ko hari overnight, ngiye kubigerageza kandi bishoboke koresha iminota 15 wicara kuko sinaje muri stage bidoranye utumwa sinari mbere. Turashimira Imana iduhaye kuboneka hano. Imana nihabwe icyubahiro. Yaturongoye ikaduhutsa amahoro hano gitubaye turishimye. Twongeye gushimira kandi kuko tukangirije ibintu mu itorero. Natwari tubakumbuye, twagiranye ibihe byiza kandi abantu twagiranye ibihe byiza dushobora kubibagirwa. Nabonye n'itorero ryarahindutse. Imana ikomeze ibateze imbere. Turashimira abaririmbyi utwavuganye ni pasiteri aranandikira arambwira ngo abaririmbyi bafite igitera none bifuje kuko muzabana wowe na Evangeliste Kwizera hamwe ndetse na Sibomana yaranyandikiye n'ababibwiye. Mwarakoze kudutekereza. Gidurayi n'abakozi b'Imana Nairobi barahari, hano hose kuko pasiteri yabivuze mbere barahari, ariko kudutekereza ukabona ko ari twebwe tugomba kugabira ijambo ry'Imana. Imana baheze umugisha. Dongera nshimire umuvandimwe Kwizera kuba turi kumwe nawe kuri afishi nk'uko yabivuze. Ndi bitera ipfumu je maze kuzanduka ngahe abavuga butumwa bakanga muti bahuze nabirika, ariko je ntarandanye ko tuhura kabisa. Nibo bagasabisha ngo barebe uko babagirira muti baduhuze, ariko jewe ntabandanye ko tuhura kuko sinomara Bibiliya njyewe nini cyane. Rero muzukuri ndakwishimiye, ni inshuti n'umuvandimwe, niwo muntu twazananye Nairobi bwa mbere 2015 yaje kuwa 16 tuje mu giterane cya Beteli Umoja. Niwo muntu twazananye bwa mbere tuza Nairobi je nawe angora indi surprise ngiye gukora ubukwe, arongera aratega ava mu Rwanda aza mu bukwe bwaje. Kumurumva atari inshuti? Ni inshuti kabisa, turaziranye cyane. Usiwe nuko yananiwe gushaka, ariko ikora ririmo abageni uvemo wakuye n'umugeni icyatumye bakuzana urakibona. Rero ndamushimiye asa nandusha byinshi. Mfishe ko nawe yabwirizaga kubita mu Cyongereza, je nitegereza ngo kiraza kugeza ninga kizorinda ndangira ntarakivuga. Azabishobora we agakubita mu Cyongereza akazana n'utuntu. Evra Gafasi yaransekeje ngo pastor Tagawa ngo yababwije ibintu by'ubwenge ngo nubwo bari bafite burashira. Uyu wacu nawe azanushaka ibintu byo kumva ijambo kundarigushije kumva tubyari kuvuga. Jewe ndaho akavuga n'ibintu mwumvishije ibintu avuze. Je kimwe nzamvuga kimwe none n'ijoro kindi kimwe ejo itoshye kimwe kugeza n'ingana ibine gatatu. Rero umuntu agira uko yahawe niko yahamagara, siko bimeze ntayandi. Ariko nsetsa ijambo nigaba twarabwirizanyije muri overnight avuga niba ari ibintu 30 wabikuye koje nabonye kimwe gusa, ariko umuntu uko yateguye n'uko yabipanze Imana n'igihe umuhamagara ko yahamagaye umuntu. Imana iguheze umugisha. Rero turashimira Imana, ntabwo nari ndi hano, nari narazindutse, ariko tuvuganye ku bw'igiterane. Ndashimira Imana ko zakunze zahuriranye. Nari hari ahandi bari kubanza gutumira, ariko hakaba kuri ndakeneye kuvuga
aravuga ati nanone kandi muri iwacu gutaha barwo bantumira muri kadesivire n'ubu nyine nabo bari mu giterane cya tanki babwira kuko kandi no basabye kambere yayo ariko iwanyu nyine ni iwanyu ndababwira ati yewe ko ndatahira yopi nimumbabarire rwose tuzobona n'ubutaha urumva hari kuri imbogamizi zitaboneka ariko turashima Imana yaciye inzira igakunda na umuntu yararushaje kumbwira se Imana ati yoreka kwizera yigisha ariko namukibuka ko arusha apfuye twese nuko kandi je naje n'indege wazanye imodoka ariko umuruho ntawuzi umenya aho uturuka ibyaba iby'igitaramo nashitse ejo saa saba mu waje harimo abayumva wagera mu kagoroba ngo tugende cy'urusengero ngo habe umurwayi bari turamo tugiye gucya neza ijoro gupa uracikugu naje hano n'abaje gucara mu muci kandi uko ngo mbaje hano nje kuruhuka mwumva ico kiruhuko ko mbaje hano nje kuruhuka abakurikira sitati zanje zirahari kugeza ku itariki 30 z'ukwa 11 kuva wa munsi mva hano ndibaza ndibeshe sinzi ko ari cyumweru nasibye rero iyo umuntu yaravuze bamwe bakabifata ko kwirata ariko n'umubiri uzunuko rero ariko Yesu Kristo azadushoboza bigakunda ubuzima ndakwigisha nijoro sinzi ahantu nabonye bakumana siko cy'umudamu tu narutu nama musirika ntagende bafatikanye n'uriya wacu bazi natwe ko turigisha turi babiri namwe mucuranga muri babiri sangire Yohana baduhaye teme ivuga hejuru cyangwa se yo kuramya cyangwa hejuru y'abaririmbyi mwene data bivuzeho kandi avuga ibintu byinshi biganisha kuramya Imana no kwihimbaza aya magambo dusomye hano mu gitabo cya Yohana igice cya 22 Bibiliya itubwira kuko Yohana ntabwo yigeze yandika kino gitabo ahubwo Yohana yarabwiza ibwandike iki ni igitabo kigira itandukaniro n'ibindi bitabo Paulo yandikiraga Abagalatiya akabandikira yarageze Galatiya agafite ibyo yagaye agafita n'ibyo abashima akagira n'ibyo abungu akabandikira ngo mwebwe b'Igalatiya ninde wabaguze ko mwatangije ibisiza mukaba mugiye gusoza ibibi ariko akabandikira bitewe n'amakuru yumvishe nayo yabonye ariko uyu Yohana Bibiliya itubwira kuko yari ari ku musozi marayika cyangwa se Imana yonyine iramanuka iramubwira ngo fungura amatwi uhumure n'amaso urebe avugana ku murongo w'10 aramubwira ngo izo ngiye kukubwira tubigira ubwiru tubigira ibanga aya makuru ngiye kukubwira ugende uyabwira abantu semeni haleluya aya makuru nkuzaniye tuyicarane tuyagumane wabubwira we muri wowe nyakubwiye kugira ngo ugende uje kubwira abantu amubwira n'amagambo akomeye ahuza n'ijambo ryacu mwaduhaye ryo kuramya Imana nyakuri semeni haleluya amubwira amagambo akomeye aramubwira ngo Yohana we genda ubwira abantu ngo uwezwa yezwe semeni haleluya nta muntu ushobora guhamya Imana cyangwa ngo avuge Imana nyakuri ubuzima bwe butejejwe tushobora kwinginga Imana data Yesu arera ni nayo mpamvu ugomba kumuramya nawe wenda semeni haleluya nkurikire kubijyana na 15 nama ndangiza tuze kubana mu ijuru so ukora kuri sente kuko apia amato gusa yongeye ko kandi ukora amahama tugiye kwambuka kugirikana ari
ikonte twihebye tugiye kwambuka inyuma y'ibico usimbundura ngurura n'abapisozi zamama senagiturayi bikwire kw'isi yose vuga neza utabitinya aba Yesu tugiye kwambuka usimbundura ngurura n'abapisozi zamama senayobi bikwire kw'isi yose vuga neza utabitinya aba Yesu tugiye kwambuka uzimpundura ngurura irabatiza uwo munsi zamamaze Afurika bikwiriye ku isi yose vuga neza utabitinya mode la fête de Geneto aba Yesu tugiye kwambuka tuzamure Imana ishubahiro tugomba kuramya Imana dusaniza abandi bari basedara kimuragira mu rwego rwa rito egeza rimba abantu bagahura kandi kandi umwuka we ambulance zikaza zigatwara uzaje i Kigali tuzi ko umuriro wahutse muri Kigali yose irahagarara kubera gusarati umuriro wakuka muri Kigali yose kazaririmba abantu kuzana n'agatuka gahera bakajana ntawo mbigeza ateragiye kuririmba ariko nonzo mubanza mukihanyanyiraza mugasenga mukaza mukura iriya nayibo mwaririmba habe umuntu ngo yishime mu mutwe zamuri Imana icyubahiro urumuririnzi ku ishuri wiga urumuririnzi mu ikanisa urumuririnzi mu rugo iwawe semeni haleluya uhumurani igihe cyose woramye uri gucumba woramye uri koza amasahani woramye wagiye ku ishuri woramye uri mu kazi wawe ucuruza kubera kuko urumurani we kandi ugomba kuba we haleluya semeni haleluya semeni haleluya avuga amagambo akomeye hepfo aravuga ngo kandi cyongeye kubabwira ngo ndore ndaza vuba semeni haleluya uzimbundura ngurura n'abatuzumunsi zamamaze n'Afurika bikwira ku isi yose vuga neza utabitinya aba Yesu tugiye kwambuka twashauti haleluya kanisa ibintu byose bizayipfira mwitangire ubonye shitani aratunyaza uno munsi abe n'indi minsi bizotugora ariko kugitangira neza usatura ibintu ejo ni posho ibindi bizabyiza Amen, haleluya. Haleluya. Wezwa yizwe. Uwandura n'abakire gute? Yandura. Ntamuramye
mugomba kuba muri abera. Umuramyi nyakuri ni ukuba wera. Umuramyi nyakuri ni ukuba se. Yavuze ngo kandi ukiranuka nawe ngo akiranuke, ngo nukiranirwa nawe akiranuke. Ariko twebwe abaramyi nyakuri turabakiranutse, turabakiranutse. Amen, haleluya. Turabakiranutse, tugomba kuba abakiranutse kuko natuduheza kuramya ni umukiranutse. Databuja areba, abamuramya bagomba kuba abera. Databuja arakiranutse, abamuramya bagomba kuba abakiranutse. Aravuga ngo nyuma y'ibyo Yohana, dore ndaza vuba nzanye ingororano kandi muzogororera. Iri jambo ryo narisobanukiwe uko twese mu isi ababikana neza twese tuzahembwa. Gusa ikintu gitandukanye, ibihembo biratandukanye. Umusambanyi azohembwa, umuyumba azohembwa, umupfumu azohembwa, uwisha azohembwa, uwagiye buri kintu uri ku isi wese azohembwa. Gusa ikintu gitandukanye ni maripo. Kuja mw'ijuru tuvuga amazina, kuja mw'ijuru tuvuga n'ukwiyahuza byacu, kuja mw'ijuru tuvuga amadini oya, kuja mw'ijuru tuvuga n'ukwiyahuza byacu. Umuramyi nyakuri, umuramyi utunganye, Yesaya arazanditse aravuga ngo hazaba inzira nyabagendwa izitwa yo kwera no gukiranuka. Aravuga ngo abanduye imitima ntibazayicamo. Ni igitangaza rero kuba witwa umuramyi hano ku isi ariko umutima wawe wanduye, tushobora guca muri iriya nzira. Umuramyi nyakuri ni uko umutima wawe ugomba kubusa neza uke, ibizarane bigaturuka mu mutima. Mwene data bivuze neza, aravuze ngo uyu mubiri ni uwo twifashisha ariko turamiriza hehe? Mu mutima. Turamiriza mu mutima. Amen, haleluya. Haleluya. Turi kumwe n'ijoro n'ejo shakina n'akazi rero muzobashira. Amen, haleluya. Amen. Ariko turabakunda. Turahari. Ntabwo tutabakuze. Jobora gushitse nk'umanje n'ijoro. Nta mpamvu ukaza. Ariko ibya Yesu. Abana babonye ifashe igikapu hama abantu bagase uragiye kandi. Atwebasha muze mbagurira hano y'ipfungi hano iki. Muze kwiduka umuntu azafatisha keneye. Mukomeze mugubwe na Yesu ngiye mu kazi kuwambamaga. Ubagire ku mama. Wowe utarishi. Bwana sifiwe. Amen. Abakiranutsi abaramya n'umukiranutsi. Dushobora kuramya Imana ngo umutima wawe ukure iriya mitima y'abandi, umutima wawe udakiranutse. Dushobora kuramya